nitwa Mukeshimana Angelique wo mu kagari ka Nyabigoma umudugudu ni Nyakigina. Yewe nakuriye ku ishyamba kuri parike y'Ibirunga, niho umurimo wacu wari ukoze. Nakuze mbona ababyeyi banje arimo baje gutashya inkwi, mama aje kwahiramo ubwatsi bwo kuboha imisambi. Ubwo rero nanjye narakuze, natangiye kuja muri parike mfite imyaka 5. Najaga nkurikira mukuru wanje tukaja gutashamo inkwi, mama yadusigiye ngo duteke, kavuga ati muzaje guca inkwi hariya mu ishyamba nsange mwatetse. Nakuze rero ari bwo buzima turimo, tuja mu ishyamba. Papa wanje yari umuhigi, yaragendaga agafata imitego akayijana mu ishyamba, akazana inyama z'inyamaswa tukaziteka tukarya. Ubwo tuba mu bwo buzima gutyo, ari inyamaswa turya dutashamo inkwi, zari inyamaswa, imbogo, impongo, inkima, ni inyamaswa zose. Ubwo umutego wafatwagamo wese twaryagamo. Ikintu tutaryaga ni ingagi. Ingagi zo ntago bazirya, ariko utundi tunyamaswa twose twarazirya. Ubwo rero twakuze gutyo tumenyera ko tuja mu ishyamba ariko uri kuja mu giturage, hari mu rugo nta gutinya ngo hari inyamaswa, tuja gukiniramo, twajaga kuryamo n'imirondo, hari ibyatsi abana baryamo, ukagenda ukakarandura ukagahekenya, kararyoha. Ubwo rero ishyamba twabaga turi aho mu rugo tukaja gukiniramo n'abandi bana, ku buryo ishyamba nta kibazo twumvaga rifite. Ubwo inyama rero abantu bo mu gice cyo hepfo bazaga kugura inyama mu rugo. Umusaza yabaga yategesheje wenda afatishije nk'impongo, kubera impongo igira nk'ibiro wenda nka 50. Ntago rero twari kuzirya ngo tuzimare, habagaho gushaka n'isoko, abantu bakaza bakagura. Bamara kugura za nyama umusaza agurishije, kaja kuziguramo wenda k'agatsima k'amasaka tukarisha za nyama. Ubwo ni gutya kabayeho, bwari nk'ubucuruzi, nta muntu wadukumiraga. Tukaja kuvoma amazi twatekeshaga nimwo twayakuraga. Ubwo mbese ibintu byose twakoraga ni mu ishyamba twabikoreraga. Ubwo rero twaragendaga kaza bakaziteka, bamara kuziteka batekaga mu dukono twa Kinyarwanda. Jewe ntago nari nakamenye kuziteka, mama niwe watekaga tukarya. Rero imyaka nakuze ubwo tuzirya, narinze kugira imyaka 15. Narinze kugira imyaka 15, papa akija guhiga inyamaswa zo mu ishyamba. Noneho hatangira kuzaho gahunda yo kubungabunga pariki. Hatangiye bitangirwa muri leta, batubumbira mu makoperative, bigisha abo babyeyi banje kutazongera gusubira mu ishyamba uko bakabungabunga parike, babereka akamaro k'inyamaswa icyo zibamariye. Noneho haza kuza undi mugabo witwa Edwin, asanga ahantu bari guhinga mu murima bibumbiyemo ari nka koperative, arabigisha, ababwira akamaro ka parike, bamubwira n'imbogamizi bafite ka koperative. Ubwo arababwira ati rero kugira ngo twiteze imbere mutere kuzasubira no kuja guhiga inyamaswa, jewe ngiye kubakorera umushinga, mbabumbira ahantu tubigishe, nzane n'abantu bo kubahugura, mbahe n'abaterankunga, koperative yanyu izamuke. Mukuru wanje rero yamaze kubona ayo mahirwe, Edwin aramurihira, yiga 6 ya segonderi. Yamaze kuyarangiza, abonye diplome. Edwin avuga ati ntago wabobereye aho, mu gihe utarakomeza kaminuza ahita amuha kuba umugide hano mu by'iwacu. Yahabaye rero nk'imyaka 2 ari umugide mu by'iwacu. Ageze aho abona akazi muri RDB ko kugayidinga abazungu abajana mu ishyamba. Ubwo rero yamaze kubamo, nanjye mpita mbona amahirwe yo kuba umuporoteri.
musaza wanjye amaze kugeramo ubwo hahita hashingwa koperative yo gutwaza ba mukerarugendo imizigo. Ubwo babanje umwaka bawutangiriyemo njyewe ari muri 2000 nibwo batangiye gushinga iyo koperative. Njyewe rero yagiyemo muri 2002. Ubwo rero musaza wanjye amaze kubona kubera yarari kumugide muri abo bakerarugendo, amaze gushinga iyo koperative, imaze kubona ubuzima gatozi, avuga ati rero mushiki wanjye ari hariya mu rugo, ntago abasaza bakijya guhiga za nyamaswa, ahubwo nawe kamushakira ukuntu yaje abona isabuni. Ubwo musaza wanjye yanshishikaje kujya muri koperative yo gutwaza ba mukerarugendo imizigo, ntangamo imisanzu. Ubwo nibwo natangiye gukora mu mwaka w'2002. Natangiriye gukora muri Karisoki. Ubwo nagezemo ari abagabo 250, ngeramo turi abagore 4. Ubwo kubamo mu bagabo 250 rero byamanjengeye kunjena. Kibazo ukuntu njya ndambara ipataro nkagenda nkajyana n'abagabo nkurira ikirunga. Noneho kwera ngiye navaga mu mudugudu wacu ndakora urugendo, kumva kuva mu rugo nkagenda nambaye ipataro ari ibintu bingoye cyane. Noneho nkagenda nkambara ipataro, nkagerekaho igitenge n'umupira, nkagenda nagera kuri pakingi, cya gitenge nkagikuramo nkakizinga, nkagishyira ahantu, nataha kongera nkagikenyera ngataha. Kuko numva kugenda mu nzira nambaye ipataro byari ibintu bingoye cyane, n'abantu kabona bari kuza bose baje kundeba nkumva ndijeni. Ubwo nakomeje kuba gutyo, noneho ngenda ndagirira indi terambere, bakambugura ati ho kwambara ipataro nta kibazo, na akazi. None tugahora turi babagore 4 tukitinyura, kavuga tuti none se ubu ko ari akazi turi gukora, twaje turagenda dukomeje kwambara n'ibitenge, turitinyura tukaja hamwe tukiganiraho, turitinyura. Namaze nk'umwaka mbikora ngenda nitwaje igitenge. Umwaka wa kabiri rero natangiye gutinyuka, nkagenda nambaye ipataro gusa, ariko ndi kumva ndi kugenda nijennye, ariko nkabikora. Namaze nk'amezi nk'5 mbikora, ngenda numva nta kibazo. Ubu maze kumenyera ipataro ndayambara, nkambara uniform, nkagenda nkajya mu kazi, ngafata umuzigo wa mukerarugendo, twagera ahantu adashoboye nkamufata, nkamukurura, nkamwuriza umusozi, akampemba nta kibazo. Ubwo rero muri gurupe yacu kubera hari karabu yose yari 250, bagera aho bagaba amatsinda gukorera mu magurupe. Gurupe yacu twara abantu 30, ubwo ndi umugoremo ndi umwe. Ubwo nkorana nabo bagabo tugafashanya, aho naniwe bakavuga ati nyura aha, bashitsi nkamutwaza nta kibazo, akazi turagakora. Nari nkiri umukobwa, ubwo nabaye aho nkomeza kubikora. Amafaranga baduhemba ni amadolari 10 ku mukiriya, avamo 8,000 by'amanyarwanda. Ya mafaranga rero baduha atuma ubasha kwikenura, iterambere ritangira kuza. Ukaba nako kaboga twaje gushaka mu ishyamba, umanuka ku isoko ukakigurira, utagiye hehe kwagiriza za nyamaswa, kuko twamaze kumenya agaciro k'inyamaswa zitumariye. Bigira ubwo tukajya turafata amafaranga, twibumbira mu makoperative yo gukoterezanya. Noneho nimba uvuye gukora bya 8,000 ukagira nka 2 wenda ushiramo kibina, wamara gushiramo cya kibina wenda bakagukotereza nka 200. Wamara kubona ya 200 ukagenda ukayakoresha ikintu runaka, wenda ukatishamo isambu, wamara kwatishamo isambu yo guhinga ukiteza imbere. Ubwo rero ni gutyo twakomeje. Ubu ngenda umuporoteri ndakora nta kibazo, faranga ryaraje kubera ko akunda ababyeyi banje bamaze kumenyera ko inyamaswa zidufitiye akamaro, natwe tubagiraho umugisha nk'abana babo, tumenyera kuzibungabunga. Ku buryo ubu ngubu umuntu wese waje kwangiriza ishyamba nanjye nahita ntanga amakuru, kuko yaba agiye kunsubiza hahandi narindi, kandi ishyamba rimfitiye iki akamaro. Nk'ako kazi rero ngewe nitejeje imbere. Nageze aho nshaka umugabo, nza turi mu nzu y'ubukode,
tugeze aho udufaranga nari mfite mpuza nawe twigurira ikibanza twubakamo n'inzu, ubu dushoboye kwirihira mituweli. Iterambere mbese twageze kuri byinshi dufatanyije, kubwo anyura hirya akazana nanjye naba nagiye muri parike nkazana tukabumbira hamwe tukiteza imbere. Ikintu rero nashishikariza nk'abandi badamu ni uko bakwitinyuka, nta kazi umudamu atakora. Kubungabunga parike twese biratureba, icyo umugabo uko yaribungabunga n'umudamu yabikora, kuko twese pariki dufitiye akamaro. Kubona rero umudamu wenda akitinya ati ntago kari akazi nagashobora, yagashobora. Ni n'ibintu byoroshye, ugeramo ukabona ni ibintu byoroshye ukagakora nta kibazo. Umugabo ariruka nawe ukiruka, mukajya kuri pakingi mugafata imizigo, ugatwaza umushyitsi wawe akaza nishimye cyane. Buriya nk'abashyitsi bakunda kubona iyo umushyitsi umudamu yamutwariye aza yishimye cyane, akavuga ati u Rwanda rwateye imbere. Abadamu ntabwo bakiri babandi bo guhezwa inyuma, ubu twagize natwe irindi terambere ko buri kintu cyose dushoboye kugikora. Twihezwaga inyuma no kumva twijennye, ariko ubu umudamu wese nta kintu atashobora gukora, agafatanya n'umugabo bakiteza imbere, bakazamura urugo rwabo, ndetse bagafasha n'abaturanyi babo kuzamura igihugu. Ndashimira rero RDB yabanje kutwigisha kubungabunga parike, umutekano uraza barabidushishikariza. Edwin nawe yabaye mu ruhari rwo gutuma tugera ku iri terambere muri kano gace kacu dufite, kuko yafashije leta cyane, atubumbira hamwe nko mu makoperative, aduha inyigisho, byorohera na leta kuko bahise batubonera hamwe, kuko yatubumbiye hamwe, inyigisho zikaza tugateranira mu bijyi wacu bakaduha inyigisho zihagije. Natwe ubu ngubu iterambere dufite ni ukwigisha abana bacu, ku buryo n'umwana akura azi ngo kujya mu ishyamba ntabwo byemewe, kuko nimba ndi nka mama we ninjiramo nkaza akarya umugati, ntabwo yakwifuza ko hari undi muntu waje kwangiriza ibyo bikorwa, ejo akabura umugati.